mu rugo ni Cyangugu mu karere ka Nyamasheke. Sengera kuri paruwasi ya Cyazo ni nawo umudugudu, ni ku cyicaro cy'akarere ka Nyamasheke. Ndirimbo muri korali Suwamu bazi ku ndirimbo yitwa Woza Ijwi Ryawe. Ikindi twazanye n'abantu ko twaturutse mu muryango w'ivugabutumwa mu rubyiruko ukorera i Kigali i Kibagabaga, bitewe n'uko bamwe bajya ku yandi matorero n'andi madini atandukanye. Icyo tugamije no kwamamaza ijambo ry'Imana no kubabwira inkuru nziza ya Kristo. Reka rero aho abari muri aya materaniro bandi bahageze bahaguruke namwe basuhuze. Amen. Imana iduhane umugisha. Ndumva mvuze ijambo y'aho twavuye ni urubyiruko gusa ruhabwa amahugurwa amezi 6 yo kwiga ijambo ry'Imana no kubabwira inkuru nziza y'agakiza bakajya kuyamamaza mu isi hose. Bisa nkaho ni ishuri rya misiyoneri nuko nabivuga. Rero tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Iryo shuri rifata abana barangije segonderi mu wa 6, bakabaha amahugurwa mbere y'uko bajya mu makaminuza, kugira ngo aho bazajya mu makaminuza bazavuge ijambo ry'Imana, bazagaragaza izina ry'Imana aho bazajya. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana riri mu Efeso ibice 2 umurongo wa mbere tugeze ku 10. Abefeso ibice 2 umurongo wa mbere tugeza ku 10. Niba twahageze bitewe n'igihe reka dusome. Namwe yarabazuye mwebwe bari bapfuye muzize ibicumuro n'ibyaha byanyu, ibyo mwagenderagamo kera mukurikiza imigenzo y'iyi si, mugakurikiza umwuka ukorera mu batumvira. Kandi natwe twese twahoze muri bo dukurikiza ibyo kamere yacu yifuza, tugakora ibyo kamere n'imitima yacu yishakira, kandi kubwa kavukire yacu twarabo kugirirwa umujinya n'abandi bose. Ariko Imana kuko ari umutunzi w'imbabazi yaduhinduranye bazima na Kristo, kubw'urukundo rwinshi yadukunze ubwo twari dupfuye tuzize ibicumuro byacu, ubuntu nibwo bwadukijije. Nuko iratuzurana nawe, itwicazanya nawe mu ijuru mu buryo bw'umwuka. Turi muri Kristo Yesu kugira ngo mu bihe bizaza izerekane ubutunzi bw'ubuntu bwayo buhebuje byose. Itugirira neza muri Kristo Yesu. Mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera. Ntibyavuye kuri mwe, ahubwo ni impano y'Imana. Ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira uwirarira. Hatagira umuntu wirarira, kuko turabo yaremwe ituremeye imirimo myiza muri Kristo Yesu, iyi Imana yateguriye kera kugira ngo tuyigereho. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Haleluya. Amen. Pawulo yandikiye iri torero ry'Efeso ashaka kubibutsa ibyiringiro by'umukristo, n'aho Imana yamukuye n'aho yamugejeje. Haleluya. Iramubwira ngo ese murabizi niba mwarizeye by'ukuri ko mwakijijwe kubw'ubuntu. Icyatumye ababwira atyo ni uko Imana yaremye umuntu mu itangiriro, igice cya 1 n'icya 2. Icya 3 umuntu aragoma, yanga kumvira Imana, yumvira Satani akoreye mu nzoka. Kubw'ibyo umuntu atandukana n'Imana kubw'icyaha. Imana yese imukura muri Edeni, aho yasabanaga n'Imana, aho yaganiraga n'Imana. Ubusabane n'umuntu aho ngaho bwahise bwangirika, n'abantu bamukomotseho bahinduka abanyabyaha. Kuko ikigaragara cyo Abeli na Gahini ni abana ba Adamu, baricanye. Gahini yishe Abeli kandi nta muntu wigeze abyigeraho, ntabwo yigeze abona umuntu wica. Icyo ni ikintu kigaragaza uburyo icyaha cya Adamu cyakurikiranye inyokomuntu, umuntu wese avukana kamere y'icyaha. Yaba agahinja gatoya, akana muhetse mu mugongo, utu twana
twose twicaye aha ngaha dushobora kwicara ahantu hamwe ukavuga ati uyu mwana ibi bintu yabyigiye. Icyaha ntabwo ari ngombwa ngo gitoze umwana. Muri we harimo icyaha ni uko akenshi kibura aho gikorera. Umwana mutoya uramusaba, ntiyigeze abona umuntu wimana, ntiyigeze abona umuntu urumana, ariko uramusaba akakwiba. Nta muntu wabimutoje kandi iteka ryose amubwira ngo wamaye. Ntiyigeze abona uramusabye, ntiyigeze abona n'abantu basabana, ariko wamusaba akagira gutya ndashaka kuguha, kuko muri we harimo icyaha. Uramwiba ibere akarira, warimuha akarima kuko atarishaka, warimwibye nyine nawe akureke ko amuhimye, kandi nta muntu yigeze abibonamo. Ni uburyo bugaragaza uko umuntu yavutse afite kamere y'icyaha. Kubera icyo ngicyo muri twebwe twaremanywe gukiranirwa. Niyo mpamvu Dawidi yavuze ngo naremanywe gukiranirwa mu byaha ari mu mama yambyaye. Aleluya. Bitewe n'icyo ngicyo umuntu avuka ari umunyabyaha, ndetse nta n'ikintu yakora kugira ngo abashe kwemerwa n'Imana. Yesaya igice cya 64:5 niho handitse ngo kuko twahindutse abandi n'ibyo twakiranutsemo byose ni ubushwambagara imbere y'Imana bufite izenga. Rero bigaragaza uburyo njyewe Josiane nshobora kuba njyewe mfite imyanza, nkunda gukoresha urwo rugero. Nakoze mu gikombororo cy'inka nkoresha muri izi ntoki. Fate ikintu cyiza cy'agaciro ntigerageze nk'imirimo yanjye. Imirimo idafata indazi, wenda tuzi ko abantu benshi bakunda amandazi, n'umumama arayikunda n'abapapa barayikunda. Nyifate nyihereze umuntu kandi nakoze mu gikombororo cy'inka. Iyo ndazi hari umuntu wayifata ngo ayirye, nubwo ari nziza hari umuntu wayitora. Niba uko natwe tugerageza gukora ibintu byiza turi babi, tudashobora kwemerwa n'Imana. Rero abantu benshi bagerageza gukora imirimo myiza kugira ngo bemerwe n'Imana, ariko ijambo rigaragaza kugira ngo wemerwe n'Imana nuko wizera Kristo waje mu isi akababazwa, ngo yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, ngo yashenjagurirwa ibyaha byacu kugira ngo tubone gukiranuka kwe. Abamwizeye aboza bya byaha bibarimo, akaboza ya myanda yari iri kuri za ntoki, nkajya nafata ya ndazi ngayitanga. Aleluya. Iyo ndazi iyo gitanze ntabwo anyoza kugira ngo amaboko yarambike, ahubwo anyoza kugira ngo mfate ya ndazi ngitange. Muri kubyumva yewe? Rero ikintu kiba umuti wa mbere wonyine ni umusaraba. Yesu yaje mu isi kugira ngo wa muntu watandukanijwe n'Imana kubw'icyaha amukureho icyaha cye. Icyo yakoze none, icyo yakoze ejo nicyo azakora. Yapfuye rimwe gusa, nagahora apfa, yapfuye rimwe. Iyo amwizeye igihe yapfanye nawe azukana nawe. Ni uko nguko rero Pawulo yabwiye Abefeso arababwira ngo murabizi ko namwe mwakijijwe n'umuntu ugomba kwizera. Mwizeye uwo mwana arabazura. Mwebwe mwari mupfuye muzize ibyaha n'ibicumuro byanyu, ibyo mwagenderaga kera mukurikiza umwuka ukorera mu matumvira bose. Iyo umuntu yari umunyabyaha aba ameze nk'umuntu wapfuye, kuko ntabwo akiganira n'Imana. Hari abantu bitiranya ibintu, akavuga ngo kuba senga Imana ikanyumva ibyo bigira umunyabyaha, ibigira umuntu w'Imana bigira hari imigisha y'isi ariyo Yesu yavuga ngo ngivubira imvura babi n'abeza. Sibyo? Iyo imvura igwira kuri bose nabivuga ngo wowe uri umukiranutsi iragwa mu nzu yawe. Ni nk'uko iyi migisha y'isi yagukiza uburwayi, yaguha imodoka nawe umupagani akayibona n'undi akayibona, yaguha urubyaro n'umupagani akabyara. Kuba narafite urubyaro, kuba ngenda ntabwo ari uko ndi perfect, ndi umukiranutsi imbere y'Imana, ahubwo kuba umukiranutsi umugisha bizeye bahabwa utubundi ni ubugingo buhoraho no kwicazanwa na Data mu buryo bw'umwuka mu ijuru. Haleluya. Ibyo ni ibyiringiro abizeye bose baheshwa no kwizera bakwiye kugira. Ibyo ni byo tandukaniro
nanjye. Ariko nja kubabwira yuko dukunda kuvuga ijambo ngo nakire Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwanjye, ariko ntikwite kuri icyo kintu. Kuba ari umwami bivuze iki? Kuba ari umukiza yagukijije iki? Kuba ari umwami arakuyobora, sibyo? Niyo mpamvu Pawulo avuga ngo ndi imbata, njyewe imbata ya Yesu Kristo. Timoteyo avuga ngo ndi imbata, sibyo? Nuko yayoborwaga n'umwuka ukorera mu batumvira. Ariko ubu ngubu hari undi muntu waje mu mutima we, ari we Yesu Kristo, amushyiraho ikimenyetso cy'umwuka wera kugira ngo amuyobore. Haleluya! Rero ntabwo agiye kwiyobora, ahubwo agiye kuyoborwa n'umwuka wera. Niyo mpamvu Pawulo yavuze ngo ntabwo ari njyewe muri ntabwo ari ibindi ubikora, ahubwo ari Kristo uri muri njyewe. Haleluya! Rero niba ari muri wowe no gukora ya mirimo yose y'Imana. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndasaba umuntu ambwira niba igihe cyageze cyunguza uburyo umwete. Okay. Rero ikintu gihari ni uko nabonye aha hantu hatuye abisilamu benshi. Nje kubabwira yuko agakiza ni ukwizera Yesu Kristo. Mwarangiza mukamuberaho kubwe, mukabaho kubwe, mukamumaza ishimwe, mugafasha abakene kuko nawe yarabakunze, mukaririmba, mugasenga. Babigishije ikintu cyitwa gusenga. Isengesho ry'umunyabyaha ntabwo ryemewe imbere y'Imana, ni ikizira. Murabizi? Isengesho ry'umuntu utarizeye yaruta nuko yakwiryamira akamera nk'abandi bose. Mbere kera narakizwa, nazamuka mu musozi ngajya gusengera ngo Imana izamure ubugingo buhoraho. Ariko naje kumenya ko ubugingo bubonera muri Kristo Yesu. Iyo mwizeye arabumva. Sinongera gutera inda ngo ubugingo buhoraho kuko narabuhawe. Ahubwo sigara senga mbwira ngo Mana nyemera ubereho, mbeho mushimisha, mbeho mwamamaza, abatakuzi bakumenye. Babimenyeshejwe naho navuga cyangwa simvuge, ariko wareba ibyo nkora bakabimbaza izina ry'Uwiteka. Haleluya. Amen. Rero birashoboka yego amahirwe kijya imbere y'abantu n'ahaya amahirwe bagashaka kwizera Yesu. Birashoboka kuko barabyumvise kenshi ariko bitarinjiye mu mutima wawe, kuko nanjye numvise ubutumwa bwiza kenshi ariko narabwizera. Mwabiririmba ngo Yesu yarampfiriye, Yesu yarancunguye, ariko nabiha agaciro. Umuntu wizeye Yesu Kristo ari mu gitabo cy'ubugingo ntabwo agisibwamo nk'uko abantu bitekereza. Iyo nkoze icyaha njye imbere y'Imana nk'uko nababaje papa, ngapfukama n'agahinda kenshi nk'uko umwana ababaza se, umwana nyamwana, umwana ushimisha se, nuko agira agahinda y'uko yakoze icyaha, kandi akagira agahinda y'uko se yababaye. Agapfukama imbere akavuga ngo papa ndabizi ndi umwana wawe warambyaye, unyishyurira minerivare nakwiriye, umpa ibyo kurya nakwiriye, nakubabaje n'agahinda. Ugaca bugufi ugasaba Imana imbabazi, atari ukugira ngo papa ni ukuri wanjugunya, ndi umwana wawe, nyemera ukomeze kunkomeza kandi ukomeze kumpa imbaraga, unashoboza unagire inama y'icyo nakora, kuko hari pe usuzugura ntabigambiriye, kuko muri njyewe harimo icyaha. Haleluya. Birashoboka ko hari umuntu wagufata umwanzuro, waba ugeze muri itorero bwa mbere, birashoboka, cyangwa se ushaka kunaririmba. Kwizera Yesu nicyo cyabo cya mbere tutugeza mu ijuru. Abamwizeye ntabwo bongera kugira ubwoba wo kurimuka, baririmba ngo naho ndiho naho nzi ko nkurwa n'Uwiteka. Haleluya. Yaba ari muri runo rusengero akavuga ngo ruhirimye ndimo, nzi ko ndajya mu ijuru, sibyo? Agahamiriza abo baturanye akababwira ati muze twizere Kristo, tumubereho, twamamaze ishimwe rye, dukore imirimo yose y'Imana, tuze n'abantu kuri Kristo. Ejo nabwiye abantu muri makeye ngo mukwiye guhamya abantu bari muri mwebwe, akamenya ko kuko muri abarokore. Niba mwararokowe urupfu rw'iteka mubwiye no kubwira abandi, bibeshya ko barokowe urupfu rw'iteka kandi batabizi. Abisilamu muturanye ntuzatinya kumubwiza ukuri kw'ijambo wamenye, kuko nabo ntabwo azatinya kukubwiza ukuri kw'icyazi. Abisilamu biga Bibiliya yera
bagafata igihe bagasoma ijambo ry'Imana, ariko ugasanga abakristo bo ibyabo ntabwo bafata igihe cyo kurisoma. Mukwiye gusoma ijambo ry'Imana kugira ngo mubashe gutsinda wa mubi. Ikintu Yesu yakoresheje ni ijambo. Yagiye avuga ngo handitswe namwe musome ijambo ry'Imana, mutagamije kugira ngo mumare ibyo mutsindisha abantu, aho kugira ngo bibubake mu mitima yanyu. Nimujya gukora icyaha cyo wibuka ko handitswe ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, impano y'Imana ariko ni ubugingo buhoraho umurimo muri Kristo Yesu. Rero kamaho amahirwe abantu baba bumvishije ijambo basaka kwizera Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwabo. Kuba ari umwami ukajya kukuyobora, kuba ari umukiza ni ukujya gukijije uyu mwizeye mu bugingo buhoraho, akagukiza urupfu rw'iteka. Urupfu rw'iteka ntabwo ruba rukikureba, ahubwo usigaye arakubaho kubwe umushimisha. Bya bindi wakoraga ku bwa kamere kurimo ukagenda ubireka kubwo gushimisa Kristo wagupfiriye. Ni karibu. Hari abantu bashaka kwizera Yesu umwami n'umukiza mu buzima bwabo, bahaguruke. Nta muntu waguseka, nta n'umuntu wakuvuga nabi. Niba ari nawe nabwo turasenga kugira ngo izindi gahunda zikomeze. Kuririmba indirimbo ngo nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kuba wowe warongejwe n'amaraso ya Yesu masa. Mbese wogejwe n'amaraso? Mbese watuganijwe n'amaraso? Ese iyo Imana ikurebeye muri ayo maraso ikubona wirate? Niba koko utarigeze wizera Yesu umwami n'umukiza w'ubuzima bwawe, ntabwo wigeze wozwa n'amaraso. Nta kindi gihesha gukiranuka mu isi no mu ijuru keretse kwizera kose kwegera amagambo ya Yesu masa. Wogejwe ariko niba nawe tugiye gusenga dusaba Imana kugira ngo n'abandi bari muri Kristo Yesu bamenye ko ibi byiringiro bafite. Nubwo Satani yarigeze muri twebwe akakwemeza ko tutari abana b'Imana, ariko ibyo uvuga ngo iyo Yesu abonyeho amaraso n'agaciro urubanza rumwe amejura umukiranutsi, nubwo mubona agacumura agateza inzira yawe Imana, ariko icyo usabye n'imbaraga kugira ngo umeze kumpa imbaraga mu rwigendo, umeze kukuberaho rwose. Reka dusenge kubwira ijambo Imana iduhana umugisha. Niba twese twarizeye twahaguruka. Mana turagushimye kubw'amagambo y'ubwenge wemeye yuko amanukira mu matwi yacu kugira ngo duhindure abanyabwenge tuzabona ubugingo. Umuntu azabe 12 iyo tuzavugaga amagambo abantu baratangaraga ngo mbese buriya bwenge bamuvanye ko batize, ariko abandi bakavuga ngo babanaga na Yesu. Natwe tubanye nawe mu ijambo ryawe ritujijure, ritubwira ko uri umwami ukaba n'umukiza. Uri umukiza kuko wabikijije ibyaha n'urupfu. Ntabwo tuzapfa bakwizeye, tuzabanaho nawe ndabigushimiye. Kandi uri umwami kubera yuko ari wowe ugomba kuyobora ubugingo bwacu. Ntabwo dukwiye kuyobora kandi turi abakristo, dukwiye kuyobora n'ubushake bwawe. Mbere yacu hari amayira menshi, kandi amenshi aba ari imitego ya Satani, ariko iyo tubereye mu nzira nziza tuzagerayo. Kandi abaririmbyi babyandije ngo ubwo turi kumwe na Yesu tuzagerayo. Haleluya! Turagushimye rero. Reka ubwo tuzuye tutegereze kugira agaciro
biduheshe kwigengesera, kuko uburinzi yavuze ngo nta kindi gituma umuntu yitwara neza, atiyanduza, yigengesera, ngo keretse gusa kwizera yuko yogejwe n'amaraso ya Yesu. Yabyizeye yitwaje uko abonye, ariko yabyizeye bimubera umuyobozi mwiza. Reka natwe kuba twizeye ko twogejwe na Yesu bituvana mu businzi, bituvana mu busambanyi, bituvana mu bujura, bituvana mu kwiyandarika, bituyobore. Ndagushimira kuvuganya natwe neza ijambo rigufashije rishinga ubwami bwa Satani, rikubaka ubwami bw'Imana mu mitima yacu. Urakoze kubyumvise, zirajya gukomeza guhabwa icyubahiro mu izina rya Yesu.